inama ikomeye yagufasha mu iterambere ryawe rya buri munsi. Iki ni cyo gihe ngo wumve inama ya nyayo ukwiriye. inama ikomeye ukwiriye niba uri mu rugendo rwo mu iterambere ryawe rya buri munsi. Inama ukwiriye ni iyi ngiyi: ukwiriye gushyiraho amahame yawe akomeye ugenderaho buri munsi. Umunsi ku wundi ukaba ufite amahame yawe ugenderaho akomeye kandi wubaha. Ayo mahame ugomba kugenderaho ni aya ngaya ngiye kukubwira. Mbere yo kukubwira aya mahame, ugomba kuzirikana ko ikintu cya mbere kuri iyi si kiruta ibindi bintu byose bibaho ni ukwigirira icyizere mu iterambere ryawe rya buri munsi. Aho wifuza kuva ndetse n'aho wifuza kugera, ugomba guhora uzirikana ko kwigirira icyizere biruta ibindi bintu byose bibaho muri iyi si, kubera ko umuntu wifitiye icyizere ntacyo atabasha kugeraho. Ihame rya mbere: gira gahunda y'umunsi. Gira gahunda y'umunsi. Umunsi wawe uba uteguye akantu ku kandi, guhera hasi kugera hejuru. Buri kimwe cyawe cyose kibe gipanze neza ku buryo nta mpinduka, nta mbogamizi, nta nzitizi zibayeho. Umunsi wawe ugenda nk'uko wawupanze. Ihame rya kabiri: ba umunyeshuri mwiza, uhora wiga, uhora yiyungura ubumenyi bushya. Umuco wo kumva ko uri umunyeshuri uzagufasha kwiga ibintu bishya mu kazi kawe, mu masomo yawe, mu mwuga wawe, mu mpano zawe, mu bushobozi bwawe. Igihe cyose uzahora wiyungura ubumenyi niwiyumvamo umuco w'uko ugomba guhora wiga ukiyungura ubumenyi bushya nk'umunyeshuri mwiza. Ihame rya gatatu: byuka kare, bigufashe gutegura umunsi wawe hakiri kare. Ubone umwanya wo kwitekerezaho, ubone umwanya uhagije wo kwiyitaho, ubone umwanya wo gutekereza neza icyo ugiye gukora mu munsi wawe. Ihame rya kane: gira ubuzima bwuzuye. Ubuzima bwawe nicyo gishoro cyawe. Ubuzima bwawe bwubatswe n'uko ubwitaho. Ibyo ugaburira umubiri wawe nibyo bifasha ubuzima bwawe. Ibyo unywesha umubiri wawe nibyo bifasha ubuzima bwawe. Rya neza, urye indyo yuzuye, ukore siporo, ugire ubuzima buzima. Ukore siporo, ugire ubuzima bwa nyabwo. Ihame rya gatanu: igihe cyose, aho uri hose, ba mu bintu bigufitiye inyungu. Igihe ni amafaranga. Wikangiza umwanya wawe mu bintu bitagufitiye inyungu. Ikintu kigufitiye inyungu naho cyaba kigoranye, giharanire, ugikorane umutima ukunze, ugikorane umwete n'umurava, wongereho ubushake, ubundi ugishyireho umutima n'ibitekerezo. Umusaruro wacyo ni ukuguteza imbere, kikakuvana ahantu hamwe kikakugeza ku rundi rwego. Ihame rya gatandatu: ibyo ubamo byose, mu mikorere yawe gira umuco wo gukorana n'abandi. Nukorana n'abandi uzabigiraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye bazi wowe utazi. Uzabakuraho ubumenyi bushya, uzabakuraho ubundi bunararibonye bushyashya. Gukorana n'abandi ubifitemo inyungu. Gukorana n'abandi uzababonaho amahirwe utari kubona iyo uza kuba uri wenyine. Ikindi kandi, zirikana ko umurimo ukozwe n'akaboko kamwe utinda kurangira, naho umurimo ukozwe n'amaboko abiri urangira vuba, urihuta. Ihame rya karindwi: igihe cyose, ayo waba ufite ayo ari yo yose,
ubushobozi waba ufite ubwo ari bwo bwose, uba ufite make cyangwa se menshi, ibuka kuzigamira ejo hawe. Kuzigama ni umuco mwiza uzagufasha mu iterambere ryawe rya buri munsi. Nuzigamira ejo uzahasanga cya kindi wahazigamiye, kikuzimanire, kigufashe, kigutabare mu gihe nta kindi kintu wari ufite. Kuzigama ugira ihame rya 7. Umuco wo kuzigama ugira ihame rikomeye cyane. Ihame rya 8: shora imari aho bikunda, mu bushobozi bwawe ufite ubwo ari bwo bwose. Uba ufite amafaranga menshi cyangwa make, ariko gushora imari ni uburyo bwiza bwo kuzigamamo amafaranga yawe. Uko ushora imari ni kubika ubutunzi muri ubwo buryo. Ushobora kwishoramo imari, ushobora kuzishora mu bandi, ushobora gushora imari mu byawe, ushobora no gushora imari mu by'abandi. Muri ibyo byose, bitewe na sosiyete ubayemo, aho uri hose washora imari mu buryo bugushobokeye. Ntabwo uzigera wicuza igihe washoye neza imari yawe. Iga gushora imari. Ihame rya 9: igihe cyose, aho uri hose, mu byo urimo byose, mu byo ukora byose, mu byo uharanira kugeraho byose, mu myanzuro ufata yose, umvira umutimanama wawe. Ubu buzima nta wundi tuyobowe nawe usibye imitimanama yacu. Igihe cyose umutimanama wawe ntujya wibeshya, nturya ruswa. Icyo umutimanama wawe ukubwiye aba ari cyo. Umutimanama uvugisha ukuri. Umutimanama uratabarana. Wizere, wumvire. Ihame rya 10: ni ihame ry'intore rigomba kuranga intore wowe iri mu rugendo rw'iterambere ryayo rya buri munsi. Ndakwifuriza iterambere nkubwira iri hame rya 10, nkubwira ko igihe cyose, aho uri hose, mu bibazo byose, mu nzira zose, aho ariho hose waba uri, ugomba kwishakamo imbaraga n'ibisubizo. Ikibazo icyo ari cyo cyose ukumva ko ugomba kucyikemurira, ukumva ko ari wowe igisubizo cy'ibibazo byawe. Muri iyi si nta muntu uba witaye kuri undi, buri wese yihugiyeho. Reba neza, reba bariya, urabona bakwitayeho cyangwa bitaye ku byabo? Ishakemo imbaraga n'ibisubizo, uzanshimira nyuma. Inama ikomeye yagufasha mu iterambere ryawe rya buri munsi ni ayo mahame maze kukubwira. Maze kukubwira ko ukwiye gushyiraho amahame yawe akomeye ugenderaho buri munsi. Uko ukomeza amahame yawe niko urushaho kuba umuntu ukomeye umunsi ku wundi. Birashoboka ko byose utahita ubishyira mu ngiro, ariko gake gake ni rwo rugendo. Uyu munsi uhera hasi, ejo ukaba uri hejuru. Tangira gahoro gahoro. Uko ugenda ukomeza amahame yawe niko uba umuntu ukomeye cyane. Ni nako ukomeza kugera ku bihambaye. Gira amahame, ugire iterambere rirambye. Nishimiye kukugezaho ubu butumwa. Yari Intore mu mfura Silent Fire at your mind, a billion African black dreamer boy and joy speaker boy alone to make a load of Tokalas Gymnospermafiter antagonist. Don't sleep when you got him. Hug life for I am alone.